Ngiye kwirirwa neza abateze amatwi BOB TV, aka ni ka kanya mba naguteguriye nkugezaho ibintu bigiye bitandukanye. Uno munsi tugiye kureba inkuru ya Ngunda igice cya kabiri. Ngunda abaho abiciro ry'imigani, rimwe amaze guhaga ariyumvira ati harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye kurya. Emwe gani koko, dore nawe ibi biryo byose maze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko garubanda no kundenganya biziramo, barandenganya pe, njya rimwe gusa mu cyumweru ariko bakarya kenshi buri munsi. Kandi nta muntu n'umwe twahega mu guhinga cyangwa se kubasha indi mirimo iyo ari yo yose, ndarya ariko nkanakora. Ubwo si ndi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi igihangange, umugabo w'igihagararo wakujije inda n'ibikorwa. Kandi gaye umenya ngo uno munsi umwami Ruganzu yahingishije, ese icyatumye ataza kundarika ni ikira? Reka nanjye muhime nijye kumuvumba ndebe ko atamvumbya kandi nkaza nijuse. Ubwo Ngunda arakugendeye no kwa Ruganzu arakomanze. Gahorana amashyo n'ingoma nyagasani, umva ikinzanye rero nyagasani, nje kubaramutsa ariko kandi nje no gufunguza. Numvishe yuko uno munsi mwahingishije, nyoberwa n'impamvu y'icyababujije kundarika kandi mubizi neza ko ari njye muntu nk'uru Rwanda ndetse no mu bindi bihugu w'umuhinzi karahabutaka. Ibyo nyagasani ntacyo bintwaye, ariko mupfe kumvumbya nimba mwanze ko nanabahingira. Ruganzu, kuko nanjye sinzi uko byandenzeho pe, ndakuzi kuri ubu uba wahamaze wafashe n'ahandi. Ariko se ga Ngunda, ko nzi inywa ryawe nari kuba nkuna inzoga ziguhagije n'inda yawe niyiziye, ndetse n'ubu banza ntari bubone izo nkuvumbyaho ngo mbone n'izo nihera abahinzi banjye. Ngunda, nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya, pfa kunsogongeza, gusa nigendere ntaribi pe, nzaba nza kukuvumba ikindi gihe ufite inzoga zihagije kandi wanantumiye. Ruganzu, Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bagaheba? Ngaho nibajye kukwereka ariko uramenya. Ngunda, ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo iyo mungira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ruganzu, umunyanzoga ntumuzi? Genda bagusogongeze, ngiye kureba abahinzi banjye mu murima. Ngunda, yewe sha shobuja arambwiye ngo nsogongeza ku nzoga. Umunyanzoga, nabumvaga, ariko se Ngunda ko nzi inywa ryawe nturi buntamaze? Dore ushesha akanguhe umbabarire ntuntamaze, dore inzoga ngiziriya singombye kugenda mu nyuma kandi uri umuntu mukuru, nibereye muri rwinshi, fata umuheha. Ngunda, oya sha wa mwana we wihorere, nifitiye uwanjye wa Ruvunabataka naho ukuye mu ishyamba mugendana mu ruhago, kuko ntamenya gusomesha iyindi miha iyo ari yo yose ibonetse. Umunyanzoga, nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwirize. Umunyamayoga, Ngunda ko wijuse cyane ubigenje ute? Ngunda, navuye imuhira abagore banjye bose 6 bangaburiye, kandi no gusogongera ko ndasogongeye, ahubwo genda urebe. Umunyanzoga, yewe ndumva ibikuba binkuka, ngiye kureba. Ngunda wenyine yivugisha, abanyanzoga baba bapfu, ubundi yarasanzwe yabe imisogongerere yanjye, yabaga yazaga tukajyana, sibye guhembuka ariko byiburanisha akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite kuko. Yewe umva ko ndi umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simemutse sinakoze ukundi atambwiye, yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye sinyoye pe. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi? Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite ubundi. Umva ko ndi umunyanda nini ntiyanga kugawa pe, kandi simpemutse sinakoze ukundi atambwiye, yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi? Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga. Twahurirana ariko yanyica, kandi koko ndahemutse. Ngo uriya arahindukiye, mbega umujinya afite, emwe ndahemutse, emwe se uruda rwanjye rwananiye. Noneho umunyanzoga wenyine yivugisha, icyago yagiye, yamaze ariko aragatsindwa, sinashaka kuvugana nawe no kurebana nawe. Bahungu mwese mbigenze nte? Ruganzu ndamubwira iki koko? Abahinzi nibahingura ko banyira bivu, ndamenya nihishaho imwuka byaramwe.
yewe ga data we ararinkoreye umunyagwa ngunda. Ndahebye ntawiringira rubanda koko, ariko nanone Ruganzu nagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi, birakwiye kandi nimbona ko arakaye nanone ndapfa kumusaba imbabazi nta kundi nagira, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye nzimurihe. Mana y'u Rwanda urampe gukira irya none, ryangombe we uramfasha irya none pe. Ruganzu mbe ngundi iyo nda yawe ko yafoye cyane aho ni amahoro? Ngunda nyagasani ndasogongeye, gusa none se nari kugira ukuhe kundi mutantegetse, ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira nasize umugore wanjye niho agiye kubyara, nagira ngo ujye kureba ko yaba yibarutse. Ruganzu nuko genda amahoro ariko uramenye. Ngunda ageze hirya, nyagasani abimuhira nibamvugira nabi murangirira ibambe, muzirikane ko inda yanjye yantanze imbere ntasogongeye gusa, ariko ahari menya nakonoje, nibibababaza ahubwo byibuze nzabariha. Ruganzu genda rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva, abahinzi banjye urabakoze gusa, ninsanga wazimaze umenye ko uzariha nkazo inshuro ebyiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo n'ikindi gihe, kereka umunsi nzaba nagutumiye ko mu mubyizi ukaba igihano cy'ibyo bikosa byawe by'urwo ruda rwakunaniye. Gusa baca umugani mu kinyarwanda ngo inda nini icura uwayihaye, uburana urubanza rw'inda kandi ntatsindwa.